Yesu Kristo nashimwe. Nifuje ko uyu munsi tuganira amagambo y'Imana ari mu gitabo cyo Kuva ibice 14. Reka duhere ku murongo wa 10. Farawo abatuze, Abisiraheli bubura amaso babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisiraheli batakira Uwiteka, babaza Mose bati, nta mva zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Iki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa? Si ibyo twakubwiriraga muri Egiputa tuti, tureke dukorera Abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu? Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye untakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye, Abisiraheli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Nanjye nangira imitima y'Abanyegiputa bajyemo babakurikire, mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Amen. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Dusomye amagambo akomeye yo muri iki gitabo cyo Kuva, ubwo Abisiraheli Imana yabasabaga kuva, ibikoresheje Mose kuva muri Egiputa, ibabwira ngo bagende bajye i Kanani. Igihe bari bamaze kurushywa n'uburetwa, barambiwe uburetwa bwo kwa Farawo, barira, ndetse Farawo arushaho kubahata cyane, kuko hari igihe tuziga ku bice bibanza imbere ko Farawo ngo yabonye ko ubwoko bw'Abisiraheli burimo kugwira cyane, agira ishyari, aravuga ati, baragwiriye, ati nibamara kugwira bazaturwanya n'ibindi byinshi. Rero yigira inama yo kubagirira nabi, abakoresha uburetwa, ndetse ukabona ko ibyatsi bavangaga mu matafari bategetswe kujya bajya kubyishakira mu gihe babihabwaga. Abakoresha uburetwa ariko ngo baranga, baragwira. Nuko rero Abisiraheli batakishwa n'uburetwa, Imana iribuka isezerano yagiranye nabo ko izabajyana mu gihugu cy'i Kanani. Niko guhagurutsa Mose. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Niko kubwira Mose iti genda uhagurutse ubwoko bwanjye. Nuko rero hano bariva muri Egiputa, baragiye bakomeje urugendo, bageze ku nyanja itukura, barabona imbere hari inyanja, impande ni imisozi, inyuma naho hari ingabo za Farawo barimo barazibona n'amagare yazo, barabakurikiye, kandi bazi neza ko nta cyiza babashakira. Icyo babashakira ari ukubamaraho, icyo babashakira barabatsindaho uko byagenda kose. Niko rero gutaka, ndetse batangira kwitotombera Imana na Mose, bibaza bati, Mose watuvaniye iki muri Egiputa? Iyo tureka wenda tukicwa n'uburetwa, ariko ntituze gupfira hano. Nuko rero Mose nawe atakambira Imana. Imana iramubwira iti, niki gitumye untakira? Ko naguhaye ubutware, ufite ubutware muri iyo nkoni, koresha ubutware naguhaye, kandi nanjye ngiye kwihesha icyubahiro ku ngabo za Farawo mwabonye, ntabwo muzongera kuzibona ukundi. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Biragoye ko umuntu yakubwira ngo ngaho nimukomeze mugende, Imana yanyu irabarwanirira, namwe mwihagararire murebe. Mose yari afite iyerekwa, ariko kandi bari bamutuze, kandi aba nabo bari batuzwe, babonaga ibyiringiro bishize, bakareba ku mpande bagasanga ni imisozi, bareba imbere bakabona ni inyanja itukura, ntibari buyirohemo. Ukurikije ubugari bwayo n'umurambaro wayo n'uburebure bwayo, ntabwo bari kuyirohamo, ndetse n'inyuma ntibari busubireyo, kubera ko bakurikiwe n'ingabo zikomeye zishaka kubatsinda aho ngaho. Bari bababonye uburyo rero, ariko ni Imana ikomeza isezerano, ni Imana yita ku cyo yavuganye n'abantu bayo, ni Imana irwanirira ubwoko bwayo. Yo yari ifite ikiri bukore, nubwo inyanja yagaragaraga nk'itanyurwamo, ariko Imana yaremye inyanja yari iri kumwe n'ubwoko bwayo, ibaciramo inzira, ubwoko bwayo buratambuka. Nawe rero nagira ngo nkubwire ngo muri uyu munsi, cyangwa se kuri iki gicamunsi, witinya. Nubwo ubona imbere bikomeye,
ukavuga uti se buracya bute, bizamera bite, ndabigenza nte ko ndeba hirya no hino nkabura aho naca, nareba inyuma kandi nkabona sinzasubirayo, satani n'ingabo ze bamereye nabi, nkora iki? Ndetse akenshi iyo umuntu ari muri iki gihe aravuga ngo Mana Yesu ncyure, ndumva ndambiwe kuba kuri ino si. Ariko wikwigirira nabi, wikwigirira nabi, uracyafite igihe cyo kubaho, Imana iracyagufitiye imbabazi. Ni ukuri mu byo Imana yakubwiye byose hatabuzeho na kimwe, Imana yo mu ijuru izabisohoza. Komera rero kandi ukomeze ugende, ukomeze urugendo rwawe, wicika intege, wikwiha satani n'abanzi be, wikwiha amenyo ye. Imana mwavuganye iracyari ya Mana idahinduka, yaciye inyanja mo kabiri, amazi ikayarunda ikirundo kimwe, ayandi ikayarunda ikindi kirundo, ikagacikamo inzira, ngo ndetse ngo bagaca humutse. Nawe reba ubujyakuzimu bw'inyanja, Imana yarazamuye. Ntabwo bazi igihe yakorewe uwo muhanda, ariko mu butware bw'Imana yazamuye umusenyi wo hasi, bazamuka ujya hejuru, baca humutse, amazi ajya hepfo andi ajya haruguru, biba ikirundo, biba imisozi, baca humutse, baca mu muhanda. Ingabo za Farawo zibibonye, zibona ko rwose byoroshye, nazo zirabakurikira zirohamo, zibona ko ari umuhanda zirohamo. Ariko ngo zose zimaze kugeramo, ngo Imana ibwira Mose ngo ngera ushyireho ya nkoni yawe, ngo aya mazi yose araza yirundumurira hejuru y'ingabo za Farawo, ngo amagare yazo bararengerwa. Ngo nuko Abisiraheli ngo batangira kubona intumbi ku nyanja, ni ukuvuga ngo inyanja yarabishe irangiza ijugunya intumbi zabo ku musenyi. Rero ndagira ngo nkubwire ngo komera, wikwigirira nabi, kandi Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Ingabo wabonye za Farawo uzongere kuzibona ari intumbi, ingabo wabonye za Farawo zikwiruka inyuma uzongere kuzibona ari intumbi. Imana yo mu ijuru rero nitugirire neza, kandi nukuri Imana iturwanire kandi ituneshereze. Ni Jeanne d'Arc mwaganiraga ijambo ry'Imana. Ndabakunda mu izina rya Yesu, ariko Kristo we wabacunguye abakunda kundusha. Iwe yarabapfiriye, njye sinabapfira. Rero uwagupfiriye nta kindi atagukora, ntacyo atagukorera. Komeza gukiranuka, komeze wizere Imana. Imana iragukunda kandi kwitayeho. Ni Jeanne d'Arc nongeye nisubiyemo. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Mugire umunsi mwiza, abandi mugire umugoroba mwiza, kandi mukomeze kwegera Imana, nayo izarushaho kubegera. Amen.